Sona niba ko barangije akazi. Yabintu nibiki? Ibiki ndikubona hari. Biriya ni kamera gaturi mutanyoka. Dawe Mutanyoka. Yatatawe. Mwana Ufite menyeho inzoga mwana. Mwana menyeho inzoga. Cyamugende. Byava. Ufite iki kibazo tuzawukane. Sadu. Kubera kamera mwana. Nta kintu na kimwe nenda kuganira nande? Nawe. Nimba nkubwira. Nta na kimwe nshaka kuganira nawe. Ese wakwihangana. Nta na kimwe nshaka kuganira nawe. Mwana Sadu wakwihangana. Iyi video uri kuribona. Utari nkubita. Ni garagara. Urekeze genda. None se nyine. Oya mwana. Ay hada. Yankubise video mwana. Ari wowe ubaze. Nyine basi reba video yankubise mwana. Urana byiza se. Andishire munsi y'imodoka y'abandi. Ariko nabanyiteze. Nyine basi hangane basi. Erekeza ugende. Yenda gusabye basi. Tugana amasegonda makeyi. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingi wana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nawe utarayikora uyu niwe mwajya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni igiti nk'ibisanzwe ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba bwaryo ndagusubije cyane. Nawe utarakora subscribe nyamuneka. Nizere ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uri hanze y'igihugu, diaspora muri rusange ndagusubije cyane. Muri abagaciro kwitwebe n'imirange ni 07 9 5 9 8 hari umuntu wo hanze wambwiye ati ujye uvuga na kode y'igihugu kambisubiremo guteranya 2 5 0 7 9 5 9 8 3 7 1 n'imirange iriho kuri WhatsApp twawanyarikira tukaganira tukabasha kungurana ibitekerezo. Wowe ushaka kuntuma ikindi kintu kitonerwa narababwiye nyamuneka mujye mufata umwanya nimba uhamagaye umuntu nimba urujyo ari ngiye uhamagaye mpamagara kuri video call urebe ko ngigire turi kuvugana ko abantu duhuza amajwi ariko ntago duhuza amasura. Yes ibintu bababwiye rero nk'abantu bagaciro kuri ngiye kuko hari benshi cyane bagiye bibeshya kamaga undi muntu ugasanga umuntu tuvuga kimwe ariko atarengewe. Bandi kubarabara kugira ngo tuzagira ikibazo kizavuka agatanga ko ari abantu bita abamami. So ikitumye ndi hano imbere y'iki gipangu cy'ubururu, ikintu cyatumye ndi hano, amakuru mfite sadunda aba muri kino gipangu. Iki gipangu niho abana mo n'uriya mukobwa twabasanganye hano handi mu bisheke bambaye ubusa buri mukobwa niwe wagizemo akantu yambara wa mwenda w'imbere ntaza kuvuga mu izina kubera ko ntararya ubwo no kuvuga ngo yes twamugani twarabakanze bumvisha ibisheke bivuze ubwo atakubitamo ikarizo umuhungu nemba boxer yishyize he ntumbaza ariko uko biri kose arimo hano imbere twa tugiye kugenda tumuganirize mugezeho inkuru ya Innocente ko yifashe hanyuma nawe byibuza ndebe ko bishobora kumuhindura akaba yaba umuntu muzima. Nyamuneka buriya niba ufite umugore ufite umwana niweho wowe umugabo niweho wagaciro kuri bo uko niweho representative wabo ku buryo iyo bageze ikibazo usanga ari we ugomba kubagoboka. Kano kanya Innocente ntavuga ibintu abantu batabibonye, abantu badukurikiye yaragiye kujya mu mugozi, ababibonye neza Innocente yari ari mu mugozi kubw'amahirwe umuturanyi aratabara aragoboka
ahageze yafashe akavideo na telefone abadukurikira barabibonye afata video na telefone hanyuma telefone nibwo yaje kuma akavideo nabwani rero ndagatangariza abadukurikiye byibuza na sadunda aho ari turebe yuko hari cyo yakwibwiriza basi ako nta kintu na kimwe yigeze yibwira kano kanya ikintu ngiye gukora ngiye kugira ngende ndebe nsuze sadunda bwene semeze bite muhereza amakuru nabyanga ngo nano ndaza gutaha uko naje kuko ubundi ntago nagahirwa ibyo nakoze kuko ibyo nakoze nawe uri ngiye wabikora ufite ukuba wagira umuntu inama twagiye tugere mu gipangu turebe uko byifashe igipangu ni iki ngiki ntabwo byoroshye ariko uko biri kose turagerageza nanafunguye tebuka kabona funga igipangu cyangwa natagira abandi bantu binjiramo kenshi na kenshi abantu babonye amakamera ubusanga ari ibibazo tugiye kugenda nyamuneka ntabwo byoroshye amakuru bampaye atuye muri kano kazu ndakeka ari chambre kuko nta nzu yagabanamo ibyumba bibiri ingana gutya so tugiye kugenda umva barimo imbere Salama. Meze bite se? Meze fresh. Ko mutugendereye bwije. Tubagendereye najya maze nimba sadunda yaba arimo twabasha kuganira. Uramushakira iki? Tuganire bisanzwe tu. Nyine uramushakira iki kari umugabo wanjye? Umugabo wawe? Ya. Ntabwo nari busy nyine ariko umugabo wawe watwemeye kuganira. Sadu. Baby. Hari abantu bagushaka. Hari abantu bagushaka bayugira ikintu mupanga n'aba bantu. Sadunda. Imeze bite? Imeze bite Sadunda? Niba ko barangije akazi. Yabintu ni biki? Ibiki ndi kubona ari. Biriya ni kamera gaturika. Mutanyoka. Yawe. Mutanyoka. Yatatawe. Mutanyoka merano. Ni biki mwana? Asa Sadu. Reka tuganire basi katuganire. Ufite ikihe kibazo kuganiriza byonyine bisanzwe. Mwana. Ufite ikihe? Menyeho inzoga mwana. Mwana menyeho inzoga. Cyamugende. Gira ufite ikihe kibazo tuzawukane. Sadu. Kamera soka mwana batako. Turumbukane. Barese nijoro. Sadu mwana. Ntacyo ikibazo gihari ni kimwe. Ni ikihe kibazo? Najya tuganire mwana. Tuganire iki? Nase mwana umenyeho inzoga kubera kamera mwana. Nta kintu na kimwe nenda kuganira nande? Nawe. Nimba nkubwira. Nta na kimwe nshaka kuganira nawe. Ese wakwihangayita. Nta na kimwe nshaka kuganira nawe. Mwana Sadu wakwihangayita. Iyi video iri kuri bana. Utari nkubita. Nyine utari nkubita ihangana ndagusabye. Ngenda gusaba nkuzanye bazi ndagusabye. Gira vuba. Yari nkubise. Sadu wambabari. Nta kintu nshaka kuganira nawe. Sadu mbabari ndagusabye basi. Unsabye iki? Nzanye bazi. Nshaka ko tuganira byonyine bisanzwe. Basi shira agasume basi. Shira agasume. Atagira uko ubuntu umeze gutyo mwana. Nukuri k'Imana. Hanyuma mbwira icyo ushaka. Nukuri pe ndagusabye. Urashaka kumbwira iki hano? Sadu nagiye kutuganira bisanzwe. Ntago ngenzanye mwana mahana. Nizina ry'Imana. Kubijyanye n'iki nyine? Nyine ku buryo ntungura mu rugo. Hano waruhazi. Aho wantunguye naguhazi. Mu bisheke. Byagenze bite? Nyine byari ibibazo ariko hano hanze bimeze bite? Ntago. Nyine wewe mbabarira basi. Niba ushaka kuntunguzaho kamera, ugashaka kumbwira ibibazo. Ibyabaye urabyibuka? Ndabyibuka pe. Urabyibuka neza. Mbabarira njye musabye imbabazi ngiyewe ndagusabye tuganire basi iminota mikeya. Mereza iminota 2 cyangwa 3. Erekeza ugire gute? Nyine ndagusabye. Ndagusabye tuganire byibuze iminota 3 basi. Ngwino hano rero. Ganira nuri. Ntunganize ganira nuri. Bite kibazo? Bitese. Nese wadufashije tuganira na Sadunda basi. Ushaka kuganira ku bijyanye n'iki? Ni byoroshye cyane. Ngira ndakumva. Adutinjanya no kuri Imana. Nese umugabo wawe se? Ni umugabo wawe. Je ubiremewe tu. Nyine urebye.
yari sheri wanjye mbona ba muri ghetto mbona nyine sinzi ukuntu nyine ahantu nyine aba naho mba urabibona naye biratandukanye suri kubibona se ndabibona ubwo nyine no kuvuga ngo njye naramuzanye tube tubana nitumara kubona amafaranga tuzagenda tujye gushaka inzu nyine igaragara none se nyine oya mwana ay nkada yarankubise video mwana makajya imana kamara wicunge batakubera ijisho yarankubise video akimana irarinda koko asadu wakwihangaye mwana tukaganira mwana iminota mike mwana yanitse ry'imana yarankubise video mwana wakwihangaye kwe niba udashaka ko bari abantu ari wowe ubaze nyine basi reba video yarankubise mwana urana byiza se andishire munsi y'imodoka y'abandi ariko nabanyiteze nyine basi hangane basi yerekeza ugende yenda gusabye basi tugana amasegonda makeyi mwana yanjye yaramuroze hari sadunda yaramuroze do bari gucana amazirenda bari gucana amarenga kama yuntu yabigenza gute mwana uziko adashaka no kumva byabaye mwana waramwemeje pe aho bato bambwiye ko baroga ngira ngo barabeshye yesu we mwana yesu nijuru siko akobwa bato baroga mwana uziko adashaka no kumva n'ikibazo kiriho mu rugo kweri n'ibyo mwana bigenza gute koko mukagira imana mwe akubise video hano hasi ntabwo riho cyo ko imana ishimwe pe yari giye kumena amaso kandi ishira hano sikana dutahe dusubireyo dusubire ngewe nabona nawe ikintu cyacyanze nyine ntawe nkisoheje reka ngende mubwire ibyabaye nabyumva byumve nabyihorere kareka mukagira imana mwe ibintu biraza kugenda gute kuko cyokora sadunda wenda ashobora kuba igiye gutuma ari gusakuza gutya ari kubera kamera twe tugenda tumuganirize nta kamera iriho turebe se biraza kugenda gute mukagira imana mwe kansoreze video hano ariko ngiye kugenda muganirize ngiye kwita cyane wenda biza kumbaho nyuma nta kundi ariko nyamuneka ura muryango mubibona ko ubabaje Innocente yagiye kwiyahura kubwo amahirwe umuturanya aratabara atabaye nibwo haje kubaho ubufasha umuturanyi nahamagaye nza nirukanka mpageze nsanga kuko yaragiye kwiyahura mwarabibonye imiti y'abana yari afite mu ntoki ntago byari byoroshye uko biri kose rero ntabwo twagumya mu bintu byinshi cyane kano kanya cyo tugomba gukora kano kanya no kugenda twamuganiriza tukareba se byifashe bite niki kiri kubitera niki kibiri inyuma muri make so imana barinde mukore subscribe